ndashaka kureba incakwa katurebe incakwa mayikazi abantu bavanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga ndi umurokore w'ukuri ariko abarokore muri korari ngo ninsohoke ngo ndi kunuka igikarasha ngo kandi kubera umunuko ngo simba kumbuza ahubwo mbakura kuri rukana mariko ese Yesu ubu niwe wasinye ngo uyu musore iteka nzagusari ayisuwa yanenda gusara reba nka Kirisimasi abandi basore barasohoka bagasohokera igisenyi bambiye ku musenyi mu gihe njyewe Kirisimasi uyu musore nise n'amasenyi yumva ndisi nk'uwisanye ikimasa Yesu we nakoze na saving ngo ndebe ko nagura agasambu ahitwa Nyagasambu nsinziriye hazi ibisambu ayisambu birayarasuwa amapisoro bunana kwirasa ubu nabandama mu muhanda nkareba ko wazihonda byibuza disiriri guhinda rikambanda makuri yinda nkareba ko nakira kagahinda Yesu we Everita y'umumora ndi gutaka nkataka nk'uwo bari gukata Kirisitu Yesu mumutaka nsigaye nsa nuba mu gitaka singira nanjye na muri tagataka yishati bayingutingutiya Patrick nana gatoroshi itoroshiyo ni mu biroto navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara na tuwarete zabo mwitawuni Patrick ngeze dutira gato nabuze n'umuntu wamutora Kirisitu what can I do Yesu Kristo ngwino nsange mazu nsanganize buresi ndebe ko nasoma ku agasosi nakaba boss uyu musore disindi simple nkwaye sample murandisadi Yesu we kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza wuzuye ibibazo Mana yanjye akazu kanjye ni nk'umukebe ube niteye mukaturi dukira ese ubundi nagucumiye iki kaho nicaye abahicaye bahacenga birancanga bikancobera kuba igicibwa nari umucuyi nari umwicanyi mu mico n'isindi mico myiza ubu mu gace k'iwacu byarancanze n'abacuma banciyeho mu biceri ninjye bucura na ceri nawe igicuca ncurika ncurukura nawe anyita igicucu nkibazani nagucumuye icyama incirika ncagaguramo ibicece 10 nkaca w'ibicumbi ryanjye n'umucuci ncakwa ni nk'inshinge n'igitwa ndi nk'icwende reka ncukwe kure ndagacwa nushaka umbwire ngo rest in peace because I don't want to live. Twongeye twabasuhuze aho muri hose tubaha ikaze amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengerazuba bwaryo twongeye kubaha ikaze turabakiriye kuri YouTube channel Pasino Official nongeye mbazanira abakunzi banyu mukunda cyane ari Patrick boyfriend Diane mbaha ikaze kuri Pasino Official. Welcome my brother sister. Thank you. Murakoze cyane yego turishimye turanezerewe kwishima ndabibona murishimye mufitanymuneza ki agasiko ni konse kirere kimeze neza umutima wanyu urakeye isura ni fresh amafreshere Diane ndi kubona kuva hasi guturuka hejuru neza cyane wallahi none nshaka umunsi wantumye nashaka uyu munsi uratuma ngira isoni njyewe ngemba mbireba nibereye kuntu pembeni ariko njyewe mbabona ibyiza kurenza baki abari nko kuri kamera abareba ukuntu ariko njye none mba nkureba Patrick noneho njyewe ntangiye no mvuga ati nkwakira uvuga ati Patrick kuri amicoma yawe kuri iki niki watangira ukavuga ati iki Diane cyangwa wa wundi kuntu uri pembeni urumva simbiza ko kubigenze ngiye ngo wayikaze kuri Pasino Official ku bisigo byinshi cyane ku mitoma myinshi cyane. Diane uri tayari? I'm ready. Patrick uri tayari? I'm so ready. Let's go twagiye none sasa umunwa no wambi iyi si irakanye isezeri iyi si yagize wasira umusazi nibe na wasiri wenda n'umusazi bisazi bye bituma twayisuzu iyi si irakanye isezeri kandi namwe reka mbasezeri sinagenda nasezeye mu mbabare nimundirire sori bayikubira usiziwe nanjye nari uwirusiziwe nari nenda no gusiza we none ubu ngubu sinziwe iyi si irakanye isezeri abisi bose banyisesa bizeza ubu ntazaza ndi nk'umusaza gusa iyo nseseye mu basaza nabo barandasira ngo ninsosoke mu basaza ndi mu basaza n'umisazi iyi sirakanye isezere nari umusore w'imisoso ncurangwa na DJ Bisoso nkundana na bene bisusu ni nanjye wahuje mama wawe Soso ndetse na so none ubu iyi si yarandasiye ndumwe mu basore bisiga isabune mu maso ngiye gusura Samusure
ibi si bihuha yemwe bahuwa arayahaho ndiyahura niniyahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambi bahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha nimumeho amameraha ntanayihaho ndarahiye n'umuhahuri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobeho buhoraho mu muhe hareruya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu aruki dizikara ni nk'iyamakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye amakaroni ni korona imbere y'imbaga ndimbagara iri sibanga simbangaho kubanga ndiyanga sindiyanga ndinanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga ndi umurokore w'ukuri ariko abarokore muri korari ngo ninsohoke ngo ndikunuka igikarasha ngo kandi kubera umunuko ngo simba kumbuza ahubwo mbakura kuri rukana mariko ese Yesu ubu niwe wasinye ngo uyu musore iteka nzagusari ayisi uwo yanenda gusara reba nka Kirisimasi abandi basore barasohoka bagasohokera igisenyi bambiye ku musenyi mu gihe njyewe Kirisimasi uyu musore nisa n'amasenyi yumva ndisi nk'uwisanye ikimasa Yesu we nakoze na sevingi ngo ndebe ko nagura agasambu ahitwa inyagasambu nsinziriye haza ibisambu ayisambu birayarasa uwamapisoro ubu nanakwirasa ubu nabandama mu muhanda nkareba ko wazihonda byibuze disi riri guhinda rikambandama kuri yinda nkareba ko nakira akagahinda Yesu we Everita y'imumora ndi gutaka nkataka nk'uwo bari gukata Kirisitu Yesu mumutaka nsigaye nsa nuba mu gitaka singira nanjye na muri tagataka yishati bayingutingutiya Patrick nana gatoroshi itoroshi yo ni mu biroto navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara na tuwarete zabo mwitawuni Patrick ngeze dutira gato nabuze n'umuntu wamutora Kirisitu what can I do Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize buresi ndebe ko nasoma ku agasosi nakaba boss uyu musore disi ndi simple nkwaye sample murandisadi Yesu we kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza wuzuye ibibazo nyemerera disi nge nkubaze impamvu nabona ibisubizo nkahora mu buzima bw'ibibazo na n'ubu Yesu ndi mu bibazo bya bibazo bibabaza biri kumbabaza always Yesu kankubaze byibuze niba ndi ikizira kuki utangiza ikiziramire naremewe hari kubona inzara babona inzira njyewe mbona inzira ndi mu buzima buzira imisuzi burya hasura umusore usamura uyu musore meruka gusamura nasuye kandi namusaba abasore basusurutsa sosiyete Yesu wamaye ubukire kuko mana wamaye ubukire niyo wamubukire buke niyo utamubukire bukeba uramutse umaye ku bukire hari abakene naza ndamukira nkabaramukira ntabamokera nkabahereza icyitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije mana yanjye wamaye ubukire naramukiye ku kiriziya gusenga yaburakeye abari baharamukiye ngo iki cyana gisa n'ikiba ngo mugisohore mukinge hanyuma mukirenze imikingo hanyuma mukirenze inkike umugisha wo gukirana imike imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwa kera do n'abakire b'iwacu ku cyaro mana yanjye banyimye ubuhake byibuze bumaye wo make mana yanjye wamaye ubukire mana yanjye akazu kanjye ni nk'umukebe ube nitayimuka turi dukira ese ubundi nagucumiye iki kaho nicaye abahicaye bahacenga birancanga bikanshobera kuba igicibwa nari umucuhi nari umwicanyi mu mico n'izindi mico myiza ubu mu gace k'iwacu byarancanze n'abacuma banciyeho mu biceri ninjye bucura na ceri nawe igicuca ncurika ncurukura nawe anyita igicucu nkibaza ni nagucumuye iki icyama incirika ncagaguramo ibicece 10 nkaca w'ibicumbi ryanjye n'umucuci nshakwa ni nk'inshinge n'igitwa ndi nk'icwende reka ncukwe kure ndagacwa nushaka umbwire ngo rest in peace because I don't want to live Ndashaka kureba incakwa katureba incakwa Mayikazi abantu bafollowinga Pasino official cyangwa bakurikira Pasino official ngenda shaka ko muza muri comment zanyu pe no kuri kwimana amaze kumwati uyu mujene koko ntagashoboye cyangwa murabona maza kumuha mirongo ingahe kwijana kuko ngiye bino bintu n'umujene akora nanjye ubwanjye biranseka ya yewe reka nkubwire pe ngira natangiye nkuga ati ngewe umuntu rebera kure ni njye uri kubona ubwiza bwawe n'iki n'iki sinzi ibyo biganira musore sinzi icyo gisigo Patrick bari kuvuga nimba bari kwiterwa n'ubwo bwiza kurebaho pe sibyo ngewe se Patrick turetse kubesha yes tubwizanye ukuri yego ibisigo ujye byandika cyangwa nyene ibintu bikwa mu mutwe cyangwa n'ibintu muzamare kubikora mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndabitekereza nkabihataye imihagije yo kubitekereza nkabitonda ntabwo ujye ubikorera repetition yose cyangwa oye ndabirepeta ariko nabyanditse
ufite ahantu wabyanditse oya ntabwo mbyandika ndabirepeta nkabishyira mu mutwe afite mu mutwe hazima nkagenda ndabiteranya nkabisubiramo kenshi. abafana banjye Pacino official, abafana ba Patrick boyfriend, abafana ba Diane, kuko Imana njyewe uyu mujene bino bintu akora njye binanjye ubwanjye birandeba. arabivuga nkagira icyunzwe byibuze ntare kwivuga uhagaze aho ngaho nta kintu byibuze wowe ntabwo uba umwegereye, hari aho agera akenda kurira nkumva amarira araje, hari aho aseka nanjye nkumva, ariko umva mba nashyuhiranye ntabwo wabyuhiwe. oya nanjye njyewe n'umujene tuza Patrick ufite impano, ntabwo impano yawe tu iranshimisha, anytime mba numva tuzava kuri level tukagera ku yindi, uko biri kose bino bintu dukora abantu benshi bagenda babibona hanze y'u Rwanda, mu Rwanda ndani nyine tukota amasimba abantu bose baba bakureba, ariko nyine nk'ikintu njye najya mpora mvuga cyane man bajya baragusapotinga cyane cyane bino bintu bijye bigera kure, kuko ufite impano itagira buri muntu uwo ari we wese, kuko bino bintu ukora deja ntago ari ibintu wishakamo, we ni ibintu bikuri mu maraso y'ibintu bikurimo indani, isaha n'isaha ushobora kuba wahindura ikintu bitewe nawe ubwawe na modelimo njyewe ariko uzaza rimwe uhagarare hano ubanza wumva ukuntu biba bimeze nawe. wenda ngenda umujene nshobora kuba nageraho ngaho agatitira, wenda nshobora no kuba yanabivuga kubera wowe ukuntu aba arareba iyo ese ubu njyewe imyaka tumaranye ndi umuntu wo kuba yandeba agatitira, rekeraho njyewe ntabwo munzi murabizi bagira inyuma ya kamera, ariko n'umukobwa afite inzobe nanjye ubwanjye njya urimo sata iyi nzobe yawe nanjye yatema ngira iki cyanda wireba arenda kuza ikiganiro cyo gushkoremburana nanjye iyo mbonye iyo nzobe mba nagushkore hajya no gushkorembura nagushkorembura wajworembura urabuze ngo nzaguhe lift bano banjye icyiza cyanjye ntabwo munzi munyumva kwishwe ko ntabwo munzi, nifuza ko Diane yanjwerembuza rwose mbabona risaba cyane dia hagati aho nyuma y'iki gisigo Patrick akoze nk'akantu gato cyane wasiga umubwiye ugatunabwira n'abakunzi banyu babakurikira kuri Pacino official nyine katuma bagira iki bajya bahora bari stand by. oya icyo nababwiye cyo no guhora bateye agatebe, turabakunda tuba turi hano kubera abo, sibyo kandi duhora turi bashyashya, ntabwo duhora tuza icyo twababwiye ejo akaba aricyo tubabwira, duhora turi bashya kandi turahari kugira ngo tubabwire ibyo bashaka kumva. ngaho ugira akantu wasezera abakunzi nanjye agiye byanjabutse majyagoye gira akantu wabwira nk'abakunzi bawe bahora bagukurikiye kuri Pacino official kuri hose muri make. icya mbere ni bya bindi bisanzwe, ni like share na comment. iby'akarusho ngiye comment ziranshimisha cyane kuko nizo ziduha imbaraga zo kuba twagaruka, babwira ngo mukomeze mushyigikire umuhungu wacu Patrick kuko arashoboye, wumva adashoboye rwose unavuga ati nanjye mukomeze mushyigikire kuko ntahagaze hano uno mujene rero bisiga avuga ntabwo yabasha kuba yabivuga siko kuri bakomeze nsengere sinzarware ngo nsibe ubundi dukomeze tubahe show after show, part after part. yewe ikintu nasiga mbwiye abakunzi ba Pacino official team, abakunzi ba Diane, abakunzi ba Patrick, muhore muri ready buri munsi, bano bajene ngenzajya mpora mbabazanira umunsi ku wundi, ntabwo nzigera mbatenguha. murakoze cyane kuba mwadukurikiranye, kuba mwafashe umwanya byose murakoze cyane. ciao.